Yesu ashimwe. Dushimye Imana kubwo uyu mwanya twongeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Muri kumwe na Pasiteri Karekezi, reka ndi kumwe na madamu hano nawe wabibwire. Nanjye nitwa Gasengayire Christine. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha kubwo gukurikirana ubu butumwa bwiza. Tujya tubona ko mujya mukurikira cyane bitewe n'ubutumwa mujya mutwoherereza. Imana ibaha umugisha rero kandi dufatanye uyu mwanya kugira ngo dushobore kunezererwa mu ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza. Kenshi rero muri kino gihe cya none dukunda kuvuga tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye aho bavuga ijambo ry'Imana, barunaka n'abakozi b'Imana bagabura ijambo ry'Imana. Ndashaka ko uyu munsi tuganira, ese ijambo ry'Imana ubundi ni iki? Ni ibihe bintu byo mu mwuka bigaragaza ijambo ry'Imana icyo ari cyo? Amena. Turebye muri Amose ibice 8 umurongo wa 11 wahadusomera tukareba. Dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, zateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Ubu buhanuzi buraza, Imana iravuga ati dore iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu cyangwa ku isi. Atari ko iyo nzara ntabwo ari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo abantu bazashaka kumva ijambo ry'Imana. Abantu banyoterwe basonzerwe no gushaka ijambo ry'Imana. Ari nacyo gihe turimo ubu, abantu baranyotewe, abantu barasonzewe no gushaka ijambo ry'Imana. Se ijambo ry'Imana ni iki? Bibiliya itwereka ko ijambo ry'Imana ari ubutunzi. Iyo urifite uba ufite ubutunzi. Wowe waribwiwe ukaryakira, wakiriye ubutunzi. Wowe urifite ugomba kuribwiriza, nawe wahawe iyo mpano yo kurivuga, utanze ubutunzi kandi ufite ubutunzi. Imana ishimwe. Reka turebe iyo Zaburi ya 19 umurongo wa 11 twumva ukuntu ijambo ry'Imana ari ubutunzi. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, iryohera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Imana ishimwe. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu. Bivuga ngo ijambo ry'Imana, ibi bintu by'Imana bikwiriye kwifuzwa kurusha uko twashaka amafaranga. Dukwiriye kubishaka kuruta uko twashaka amafaranga, kuko biraryoshye kuruta ubuki, ibinyagu byiza by'ubuki. Imana ishimwe. Bikwiriye kwifuzwa rero kuruta zahabu cyangwa amafaranga. Dukwiriye kubishaka kuruta uko dushaka amafaranga. Ibi rero iyo wabibonye ni ubutunzi. Nababwiye ngo ni ubutunzi kuri habwa, ahawe ubutunzi, ni ubutunzi kuri fite. Imana ishimwe. Amena. Twongera kubona ko ijambo ry'Imana nyuma y'ubutunzi ni itabaza, ni urumuri rukumurikira aho ujya. Iyo urifite rimurikira ibirenge byacu aho tugomba guca. Imana ishimwe cyane. Ako kantu mukumve neza. Ni itabaza ry'ibirenge rimurikaho ibirenge byacu bigomba guca. Imana ishimwe. Zaburi 119 umurongo w'105 reka tuyumve. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Imana ishimwe. Aravuga ati ijambo ryawe ni itabaza, ni itoroshi y'ibirenge byanjye, mbega rimurika aho ngomba guca. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero ritumurikira aho tugomba guca. Imana ishimwe. Amena. Nuko niko ijambo ry'Imana naryo riza rimeze ni itoroshi itumurikira aho tugomba guca. Imana ishimwe. Undi mwanditsi arandika mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12 aravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota. Inkota. Iyi nkota ikora ibintu byinshi. Abaheburayo 4:12. Kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro,
kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Imana ishimwe. Amena. N'inkota irasongora ikagabanya iby'umwuka n'iby'umubiri. Imana ishimwe cyane. N'inkota ya mugi yose. Ijambo ry'Imana ririnjira rigasogota rikagira ibyo rigabanya, rikagira umugabane umwe w'iby'umwuka, rikashaka no kugabanya ibyo hirya by'ibisanzwe muri twebwe. Ijambo ry'Imana rero ni inkota ityaye amugi yose. Imana itugirire neza. Iyo nkota rero iyo uyifite, aho ijambo ry'Imana niryo rijya rikora, n'intwaro tujya dukoresha. Mwibuka Apoloni arwana na Mukristo arwana na Apoloni, intwaro zose zaratakaye, ingofero iratakara, icyuma gikingira igituza Apoloni akicaraho, inkweto aribwo butumwa bwiza buvamwo. Ariko ngo Mukristo agaramya Apoloni amwicaye hejuru, yibuka ko afite iki? Inkota kwitako. Azamura ya nkota yitera Apoloni agwa hari. Bivuga ngo ijambo ry'Imana rero ni inkota. Ni nayo ntwari ikomeye tujya twitabaza iyo byatugeranye kure. Iyo Satani yagose imitego, tujya twitabaza inkota ariyo Mukristo yitabaje icyo gihe cya Apoloni. Iyo nkota ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ni inkota rero niko uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Imana ishimwe. Tuza kubona ko ijambo ry'Imana nanone ni indererwamo. Indererwamo ni ikirori umuntu ashobora kwireberamo akamenya uko ari. Iyo ryaje rero ridushyiramo tukamenya ngo turi beza. Harabaririmbye ngo ay'Imana ndondora umenye. Iri jambo naryo rijya rikurondora, ni indererwamo ushobora kwireberamo ukabona niba uri mwiza cyangwa uri mubi. Reka turebe muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 23. Ijambo ry'Imana ni indererwamo. Kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo. Imana ishimwe. Uwumva ijambo ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu ndererwamo. Kuko ni indererwamo umuntu ashobora kwireberamo akamenya uko ari. Ijambo ry'Imana rero iyo ushaka kumenya uko uri, jyaho ijambo ry'Imana riri cyangwa risome. Ni indererwamo ushobora kwireberamo. Imana ishimwe cyane. Twagiye ko ijambo ry'Imana ari imvura. Iyo imvura iguye, igihe cy'impeshyi cyariho, imvura ihembura ibintu, ibyatsi ukabona byagaruye ubuzima, ndetse n'ibyo twateye bigashobora gukura kubera ko byabonye imvura. Ijambo ry'Imana rero ni imvura. Imvura ifite guhembura ibintu mu buzima bwacu. Iyo twageze kure, akavura kakagwa kahembura byinshi. Ijambo ry'Imana naryo ni imvura ijya iduhembura twageze kure. Yesaya 55 haturebera umurongo wa 11 twumva uko ijambo ry'Imana ari imvura. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Imana ishimwe. Amena. Soma hejuru gatoya ku murongo w'10 twumve. Nk'uko imvura na shelegi. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, ugatoshya n'ingundu, ugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Imana ishimwe. Kuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijoro bigatosa ubutaka, ikiri ku butaka kikazana ubuzima. Niko ijambo ryanjye rimeze. Iyo rimanutse ku buzima bw'abantu bakakaye, barongera bakaba bazima. Ijambo ry'Imana rero ni imvura. Iyo rikugezeho wari wakakaye uba muzima. Imana ishimwe cyane. Amena. Twakomeje. Ijambo ry'Imana ni imbuto. Ni imbuto ibibwa ikagira n'umusaruro. Twarebye muri Luka hariya ibice byaho 8 umurongo wa 11 kugeza 15. Turaza kureba ukuntu ijambo ry'Imana ari imbuto. Imana ishimwe. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Amena. Izo mu nzira, abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara, abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibigerageza byabageraho,
bagasubira inyuma. bakaba basubiye inyuma. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, bikariniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo, bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Imana ishimwe. Amen. Twashakaga kuvuga ko ijambo ry'Imana ari imbuto. Yesu aza kuvuga izabibwe mu mahwa, mu nzira, mu butaka bwiza, yagiye azisobanura. Ariko turashaka kumva ko ijambo ry'Imana ni imbuto ijya ibibwa ikagira umumaro. Iyo rero turibibye rigenda rigira umumaro, ubu tufite umusaruro w'aho twaribibye. Tujya tubibona ko twaribibye rikagira iki? Rikagira umusaruro. Ijambo ry'Imana rero ni imbuto ijya ibibwa nk'uko Kristo abivuze. Ndashaka kuvuga ko ari inyundo kandi ari n'umuriro. Ijambo ry'Imana ni inyundo. Inyundo irakubita ikamenagura kandi n'umuriro riratwika. Imana ishimwe. Ibintu byananiranye ukabikubitisha inyundo birameneka, kandi ibintu byananiranye ukabitwikisha umuriro biratwikwa. Imana ishimwe. Turebere muri Yeremiya hari 23 umurongo wa 29. Ijambo ry'Imana ni inyundo kandi n'umuriro. Imana ishimwe. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Amen. Amen. Uwiteka arabaza ati, atese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Imana ishimwe. Iyi niyo nyundo yakoze igihe Sawuli yajyaga i Damasiko. Sawuli amaze kumva iryo jwi ry'Imana, amaze kugirirwa neza, yumvise ijambo, inyundo imenagura urutare, bimenagura ibyari muri Sawuli byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihimbazwe. Ndashaka kuvuga ko ijambo ry'Imana ari amata. Noneho amata afite ibintu byinshi akora. Amata, umwana wanyweye amata uramubona. Imana ishimwe. Amata iyo warozwe ukayanywa, bya kiyoda wabinyweye cyangwa bya side, amata arabishwanyaguza. Na ijambo ry'Imana rero ni amata. Umuntu wanyweye amata uramubona, umuntu urifite uramubona, ukabona afite umushisho wo mu mwuka. Imana ihimbazwe cyane. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2, twumvira ukuntu ijambo ry'Imana ari amata. Imana ishimwe. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Twifuza amata y'umwuka adafunguye. Hari amata afunguye. Niyo mpamvu muri iyi minsi usanga tutanameze neza, twirirwa tugura amata afunguye cyangwa birimo ibiporoduwi, cyangwa tukajya ahantu ayo bazanye bakadushyiriramwo amazi. Niyo mpamvu usanga ariko ya mata y'umwimerere tujya dukama, iyo wayanyweye biragaragara. Imana ishimwe. Petero rero aravuga ati, mwifuza amata y'umwuka adafunguye abakuze. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni amata, iyo ridafunguye riragukuza. Mwirinde kujya ahantu bafite amata afunguye, mwokagira Imana. Mwirinde kujya ahantu bafite amagambo y'Imana afunguye, harya y'ubwibone, yo kwishyira hejuru, yo kuvuga ibyo barimwo, yo kuvuga ibyabi bigwi byabo. Harya ni amata afunguye barimwo babaha muri iyi minsi. Ariko mwifuza amata adafunguye, mushaka ijambo ry'Imana ritarimwe ubwiyemezi bw'abantu cyangwa ibyo barata byabo. Imana itugire neza. Twifuza amata y'umwuka adafunguye, dushaka ijambo ry'Imana muri ubwo buryo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero ni amata. Ndashaka kuvuga ko ari umutsima muri Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana ni umutsima. Umutsima rero utandukanye na ya mitsima tujya turya bino by'akawunga n'ibiki. Imitsima warawucumbaga ukawushyira mu kibo ukawugendana ukawumarana iminsi. Uwo ni uwo mutsima. Ntabwo nanone ari ubu bw'ubutuburano. Hari aho rero abantu barya ubutuburano ngo bariye imitsima. Hari naho abantu bagenda bagatuburirwa ku ijambo ry'Imana ngo bariye ijambo ry'Imana. Ni umutsima urya wa kera, ukabaho agahumbu kagakuraho, ukarya iby'imbere bimaze iminsi. Ijambo ry'Imana ni umutsima. Imana ishimwe. Dusomere iyo Matayo 4:4. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Uyu ni umutsima tujya tugendana ukaduhembura.
Imana ishimwe. Ijambo Amen. ry'Imana rero ni umutsima tujya tugendana rikagira aho riduhembura. Twagera mu bibazo, twagera mu ntambara tugashonaho tukarya, twagera mu ngorane, twagera mu burwayi, twagera mu bikomeye tukagenda dushonaho turya rigenda ridufasha ku rugamba. Ababaga bari ku rugamba bapfunyikaga imitsima, umutsima ukamara iminsi, ukazana ruhumbu bagakuraho ak'inyuma bakarya mwaka imbere, umutsima ukamara igihe. Uyu mutsima ni ijambo ry'Imana. Iyo twarigize tugenda dushonaho gato gato kuri runo rugamba turimo tukiri mu isi, kuko dufashe igihe mu ntambara. Imana ibagirire neza. Nagira ngo uyu munsi rero mbaganirize ijambo ry'Imana icyo ari cyo, kuko muri Amosi Uwiteka Imana yavuze ati muri minsi izaza ariyo twagezemo, abantu bazaba bafite inzara n'inyota, si y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo abantu bazaba bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nashatse kubaganiriza, turabaganirije si ijambo ry'Imana ni iki. Imana ishimwe. Twabonye ko ari ubutunzi, iyo urifite uba ufite ubutunzi bukomeye cyane. Tubona ko ari itabaza rifite kukumurikira, n'inkota isongoye mugi wose, n'indererwamo ufite kwireberamwo ukamenya uko umeze. Imana ishimwe. N'imvura ryaza rigahembura ibintu mu buzima bwawe mu buryo butandukanye. N'imbuto ushobora gutera ikagenda igira umusaruro. N'inyundo kandi n'umuriro wakubita ukamenagura, kandi watwika ibintu n'imbaraga z'abazimu tuzitwikisha ijambo ry'Imana. Ni umuriro. Imana ishimwe. Ni amata rifite kuguhembura, nk'uko Petero yatubwiye, amata adafunguye. Ariko nababwiye kwirinda ijambo ry'Imana rifunguye, kuko naryo ririho. Mugira amata adafunguye, niko Petero yavuze ati ni amata kandi adafunguye. Twumvise ko Matayo waza kuvuga ko Kristo avuga muri Matayo ni umutsima dufite kugenda ukajya uduhembura. Ndabifuriza rero kugira ijambo ry'Imana. Satani arimo arakora ibintu byo gushaka kumaramwa abantu kumva ijambo ry'Imana, tukahugira mu kuvuga cyane mu bintu byinshi, gusoma ijambo ry'Imana bikajya ku ruhande. Nuko azi ko abatunyaza ikintu gikomeye. Mwitabire rero gushakisha aho ijambo ry'Imana riri, ndetse na za Bibiliya zanyu muzegure, mugire ijambo ry'Imana. Dawudi ati nararibitse mu mutima kugira ngo ntazagucumiraho. Ni na bariyeri y'ibicumuro, iyo urifite rikurinda ibicumuro. Imana rero ibagirire neza. Amen. Kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusabe Mama Deborah n'ubundi ashima Imana, asengera n'ubu butumwa bwiza kuba bwakiriye. Amen. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryiza rimaze kugera mu mitima y'ubwoko bwawe. Amen. Ndasenze ninginga cyane rero kugira ngo iri jambo ritambutse urizirike ku nkingi z'imitima yamaze kuryumva, kandi iminsi nk'iyi ngiyi igaragara ari nk'iya nyuma, uhembure ubwoko bwawe, wongere kubukundisha gusoma ijambo ryawe, vana ubwoko bwawe mu ntege nkeya mu izina rya Yesu. Ahubwo ni ukuduteresha intambwe tukwegera ku bw'ijambo ryawe. Urakoze kubyumvise, byafashe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.